mu gice cyatambutse mu nkuru nambabazi naguha twasize Gael arimo abwira Logan yuko Jesse atari umukobwa ushobotse yewe ari biri hanze akina nyinshi. Ese koko ibi byaba ari ukuri nangwa ntibyaba ari ukuri? Inkuru yacu rero reka n'ubundi tuyihere kuri abangaba bombi. Gael abwira Logan akamubwira ati bro, njye nawe ntacyo dupfa, turi abavandimwe. Turetse no kuba turi abavandimwe, turi inshuti. Twahuye mu buryo ntatekerezaga, uburyo nakumenyemo nangwa se uburyo njye nawe twahuyemo ni uburyo butangaje, si byo se? Logan ati yego nibyo pe, ntabwo nespectingaga ko mu buzima bwanjye tuzahura, gusa ikintu cyose kibaho kubera impamvu. Twahuye uri kumfasha kandi I really appreciate, uri inshuti nziza. Gael ati yego urakoze cyane, gusa nawe uri inshuti nziza, ariko kuri iyi nshuro ndagira ngo unyumve neza kandi unyumve witonze. Ahari ibintu nkubwiye ushobora kutabyizera no kutabyemera, gusa igendere ntubyiteho ntunanabitekerezeho, igihe kizagusobanurira byose. Buriya iteka ikintu ushidikanyaho, ikintu udasobanukiwe, ikintu wumva ko kidashoboka, uzagitega igihe, kuko igihe gisobanura byose. Igihe nicyo kizagusobanurira Jesse uwo ari we. Ushobora kumurebera inyuma kareba ubwiza bwe, kareba uburyo ari umukobwa mwiza, ukumva uri proud yo kuvuga ko ari girlfriend wawe, ariko inyuma ya buriya bwiza ubona hariyo undi muntu mubi cyane, mubi cyane wihisheyo. She is beautiful out, not in and out. Ni mwiza inyuma ariko imbere apana. Hama ibintu nkubwiye ntubyiteho, yewe nubihe n'agaciro, ahubwo wowe ugende wikorera iperereza ku giti cyawe. Ahari wasanga ubwo ari wowe wenda azahinduka, atazigera yongera. Gael ahera akanigendera, Logan asigara abitekerezaho, ariko mu mutima akibwira akavuga ati Logan tuza, ni ibintu ubwiwe ntabwo ari ibintu ubonesheje amaso yawe. Tuve kuri Logan twigarukire kuri Jesse ndetse na Isimbi. Isimba barakaye, Jesse ari kumubwira ati ariko se urakomeza kundakarira kugeza ryari? None se turakomeza tubane muri iyi nzu tutavugana? Ibuka ko njye nawe dusigaye tubana, none atari kuvuga ngo wenda mfite iwanjye ndasiga wandakariye, nzagaruka umujinya n'uburakari byashize. Uyu munsi turi kubana mu nzu imwe, ariko irimo ibyumba bibiri, ntacyo ndaba mfashe ikindi, gusa njyewe biri kumbangamira uburyo uri kwitwara. Isimba ati Jesse ndambiwe ibinyoma byawe, ndambiwe ukuntu wigira uwo utari we, ugera imbere ya Logan ukigira malayika, ukigira inama,
kandi uri nk'isega iryana. Jesse, wambabariye? Ukareka gukinisha umutima w'undi mwana? Basi Gayeri we yari yarakumenyeye, anaza amabi yawe, yaranayihanganiye, buri munsi agufatana n'ibishuga dadi, ariko akakwihorera, kagufatana n'abandi basore, rimwe na rimwe akanagufatana n'inshuti ze, abo bose muryamanye, abo mwasohokanye, abagufatiye mu byumba byabo, akabyihanganira kuko yagukundaga. Reka nemere ko wenda Logan yaje ukibagirwa ko wenda nawe umukunda. Ese undi musore wakwihanganira amabi yawe uretse Gayeri ninde? Jesse, waraye he? Tubwizanye ukuri, umaze iminsi uraraye? Kibi ngibi ari byo bintu byatumaga na mbere hose nanga kubana nawe. Ndabizi neza ntago waraye kwa Logan. Waraye he? Ese basi ingeso yawe ntago igicika? Jesse, kuki ukomeje kundwaza umutwe? Ndambiwe guhora nkugira inama ariko udahinduka. Ese ubundi iherezo ryawe ni irihe? Basi wakihesheje agaciro bwarimwe ukiyubaha. Ese ubona niba uba kuzabishobora ma? Nangwa agatima kazakomeza karehare? Tuvugishije ukuri mu buzima bwawe, abagabo mumaze kuryamana wababara, abasore bose nakubwira. Ese kankubaze, ubona uri dustbin? Uri ikimoteri? Ikimoteri kari cy'umuntu aza akajugunyamo ibyo abonye byose, yaba ibiboze, ibizima, ibipfuye, ni icyo umuntu ajugunyamo buri kimwe cyose. None nawe ndabona warabaye ikimoteri, uje wese arakwinjira, aba umugufi, aba umuremure, aba inzobe, aba igikara, aba ukomeye, aba uworoheje. Ese muko nta nubwo wigirira impuhwe? Jesse ati, ise uri umuvandimwe, urabizi ko njya nkumvira, ariko kuri iyi nshuro ndeka ubu n'ubuzima bwanjye. None si iyi nzu twishyura 800 utekereza kavahe? Hari akandi kazi tugira? Iriya modoka nziza ngendamo nawe ukayigendamo, utekereza ko yavuye heza? Isimba ariko Jesse, ufite umuryango wiyubashye kandi wifashije, ntago iwanyu bananiwe kukugurira imodoka nziza ku buryo wari kuyikura muri ubwo buyobe. Iwanyu mufite inzu nziza, iwanyu hari buri kimwe, warahavuye. Iwanyu bazi ko uri ku ishuri uri kwiga university, bazi ko habura igihe gito ngo graduating. Nta munsi n'uyu n'umwe wigeze ujya ku ishuri. Mu gihe twe tuba twagiye kwiga, uba wagiye mu bagabo. Ase Jesse, uzahinduka ryari basi? Ngenzo tuyishyura 800, nta kuntu twajya muyoroheje se? Basi wenda nidushaka tujye mu 100 nangwa si ya 80, ariko byibura ureke uburofu urimo. Ngenda birambiwe. Jesse ati, rero muvande, akabaye icwende ni koga, niyo koze ni gacya, ntawe hano wahanuze. Ibi bintu namaze kubyinjiramo, kubivamo bizagorana, kandi ikindi faranga ryaho riraryoha. Niba nshobora gukorera $2,000 mu ijoro rimwe, wowe urinde uri kumbuza gukomeza kwikorera akazi? Nicara se nangwa nimbireka, ayo $2,000 uzajya uyama?
mbwira niba uzajya uyama mbivemo ndahita mbireka da. Iyo mbona konti yanjye itariho byibura miliyoni nk'icumi mba numva hari ikintu ndi kubura, mba ngomba kuba mfiteho utumiliyoni nk'icumi, mpindura telefone buri kanya, nkuraho igisuko nshyiraho ikindi, nambara ipantaro nziza nshaka, nkambara ikintu icyo ari cyo cyose numva nshatse, nta muntu njagaraje, nta muntu njabirije, nta muntu ntegeye amaboko. Ubwo rero niba wambonera akazi kazajya kampereza izo sene, it's okay. Kandangire Isimba ati manu ndwaza umutwe, wa mukobwa wundwaza umutwe. Ese ma basi kuriya muhungu atagukwiye wamuretse? Jesse aterwa n'ubwo nkora ibyo byose, Logan ndamukunda. Isimba ati rekeraho, ntabwo nshaka kongera kubyumva. Akurabizi kamwihorere, igihe nikigera uzabona ko wibeshye, igihe nikigera uzabona ko wari uri mu buyobe. Umunyarwanda niyo waciye umugani ngo bamuhana avayo nibamuhana avayo, kandi uwanze kumvira se na nyina yumvira ijeri. Ikindi kandi umwijuto w'ikinonko ugira ngo imvura ntizagwa. Jesse ati winega iminsi bana, wose uri Imana yandemye, wowe urinde, uri iki? Shaha mahamwe nikorera amafaranga, ibindi ngiye ntago mba nshaka no kubitekerezaho. Tuve kuri abo ngabo bombi twigarukire kuri Logan. Abari muri supermarket arimo agenda areba mu tuntu tumwe na tumwe akeneye, agenda dushopinga. Supermarket arimo niyo Ria na Clenia binjiramo, nabo baje gushopinga. Ria bari kumwe na Clenia nabo bagatangira gushopinga, bareba utuntu n'utundi. Logan bari ku ruhande rumwe, Ria na Clenia nabo bari ku rundi ruhande. Clenia ndetse na Ria batangira gushopinga, ari nako bagenda bazenguruka supermarket yose. Ria akomeza kunyura muri supermarket akagera ku ruhande rurimo Logan. Mu kurugeramo barakubitana. Mu gukubitana ibintu Logan yari afite bigasa n'ibimenetse. Kariya gahita kagira igihunga kagatangira kumubwira ati umbabarire, ntabwo nabishakaga, nkugonze ntabishakaga, mbabarira base, ibyo nangije mbwire mukuru wanjye tubyishyure, reka mbwire mukuru wanjye tubyishyure. Logan ahita amubwira ati oya nta kibazo bambi, ntugire ikibazo, ibi ni ibintu bibaho, ahubwo mfasha nongere nshaka ibindi, ibingibi birangiritse nacyo byose ndi bubyishyure. Ria aramufasha, bakongera bagatangira gupanga ibintu bundi bushya. Clenia aramubura, agatangira kwibaza aho umuvandimwe agiye. Areba iruhande rwe akabona ntago ari kumubona, atangira kuzenguruka muri supermarket asa naho ari kumushaka.
akomeza kunyuramo. Lia we aherekeza Logan agasa n'umugeza hanze, agasiga pakinze ibintu bye mu modoka, agahita agaruka muri supermarket. Akigera ku muryango ahura na Clenia yaraje kumushaka. Clenia atari ko se muvande, bite byawe nari nkubuze none se uvuye? Clenia ati nyine. Lia ati nyine urumva nari ndimo ndareba hirya ndi kureba ko nabona mu buki, bwa buki nyine dukunda gukoresha. Nkubitana n'umusore nawe arimo arashopinga, ibintu bye ndamukoma birameneka. Clenia ati none ubwo bigenze bite? Uwo muntu ari he? Wabyishyuye iki ko nta mafaranga wansabye? Lia ati namubwiye ati basi reka nkurebe nyine ngusobanurire uko bigenze, turebe ko tumwishyura. Arabyanga, arambwira ngo nta kibazo. Hahita nsaba kumufasha kongera gupakinga ibindi. Nyine nari maze kumufasha, dore n'iriya modoka iri hariya. Clenia atari ko sha urahagajwe, umenya ibintu by'umuntu none arakubwiye ngo nitumwishyura urabyemera? Uwo muco ntabwo ari mwiza. Clenia arasohoka ngo yegere imodoka avugane na Logan. Agisohoka Logan ahita yakserera imodoka akagenda, bikarangira batavuganye. Clenia ahita agaruka akabaza Lia ati basi se hari n'inamba za gusigiye? Lia toya ndamufashije gusa aranshimira nta kindi. Clenia atoke ntacyo ngaho ngwino dukomeze dushopinge. Bagaruka mu supermarket agakomeza gushopinga, bapakinga ibintu byinshi, barangiza bakishyura, bagahera ko bakitahira. Tuve kuri Clenia ndetse na Lia twigire kuri Gloria ndetse na Carrie na Deborah. Deborah aba yarize, amaso yamutukuye. Carrie akamubwira ati ariko se urabona kurira ari byo biri bukemura ikibazo? Deborah ati ndicuza ibyo nakoze byose. Ndicuza kuba narataye umwana wanjye, ndicuza kuba narasize umugabo wanjye. Iyo ntaza kugira ubumenyi buke, iyo ntaza kugira ubugoryi, iyo ntaza kwikunda, nakabaye mfite umuryango mwiza kandi nezerewe. Ariko reba icyo nivukije, niyimye amahirwe yo kuba umugore wa Clevis ubuziraherezo, ndongera niyima amahirwe yo kuba mama Clenia. Gloria atariko wabonye uburyo yavuyemo igikumi cyiza? Ujya ureba ubwiza afite, harya ngo wararataga ngo uri mwiza? Ngaho mbwira, mwana wawe yagukuyemo pe? Nuko afite imico myiza atari nkawe, ariko we yari kuzazisenya akazimara. Karati rero ndabiyamye mwikomeza kwatura ibintu bibi ku mwana wanjye, ntago umukobwa wanjye azigera yitwara nka Deborah. Apana. Iyo karande ndayanze. Abazimu bashye. Iyo stani yabivuye. Reka abana banjye barasengeye. Gloria atariko reka tujye tuvuga ibintu uko biri. Clenia ni mwiza. Karati ntago makanye kari mwiza, ni mwiza pe. Gloria ati noneho ujya ureba ririya jisho rye,
afite ijisho rinini kandi ry'umweru iyo arikaraze rero ati hariya ho rwose nanjye nubwo rwose ntari umusore ntari umugabo hariya ho wahagwa. Karoti icyiza cy'umwana wanjye rero ibintu by'abagabo n'abasore ntabigenderamo. Buriya ubwo umureba hariya iyo atari mu kazi aba yiryamiye, sinjya nanamubona ngo ari kuri telefone ngayivugiraho umwanya munini. Rimwe nigeze no kumwicaza ndamubaza ati ariko se buriya ntakunura? Arambwira ati mami mfite umuntu umwe. Ndamubaza ati se ninde? Arambwira nsanga ari wa mudokiteri. Kureri atuwe mudokita wa undi witaga kuri Debora umwe ndabona gutwitaho cyane. Karoti yego. Undi ati kumbe ratanga bikeka akatwitaho akatumenyera buri kimwe, kumbe yari ari kuguhonga nka nyirabukwe. Ariko dise uriya mudokita bambi n'umwana mwiza, ari hambo, naramukunze. Nanjye mfite umukobwa namumushyingira. Karoti ariko Kirenia nawe n'uwawe nonese nuri nyina wabo? Gurari ati cecekere ndi nyina wabo se aranyemera? Nabanze yemere nyina. Nabanza rwana urwa nyina njyewe azankunde nangwa sabireke, ntago bizambuza kumukunda nk'umukobwa wanjye. Debora we aba yabuze icyo avuga, yacecetse yumiwe. Arabasaba akababwira ati bavande hari ikintu nshaka kubasaba, basi mwokagira Imana mwe mwambabari mukansabira umwana wanjye imbabazi. Niyo yambabarira wenda ngahita nipfira. Karoti rega ntako tutagize pe, ahasigaye naho igihe no kubiharira Imana. Kirenia niyo nkuvuze niyo turi ku meza ahita ahaguruka akajya kuryama, kurya akabyihorera. Ibaza urwanga gufitiye rero. Nsigaye nirinda no kukuvuga kuko iyo nkuvuze njye nawe turashwana, kandi noneho uriya mukobwa nibyariye ngo niriya wazanyiyicira amukunda bibi. Kubona umuntu uvuga Kirenia nabi ubwo nyine uba ushaka guhura n'ibibazo. Ibaze ko riya iyo bigeze kuri Kirenia nta na respect aduhereza nk'ababyeyi, natwe atubwira nabi kuri rwa rwego. Nibaza ati se uyu n'umwana nibyariye, n'umwana uri kumbwira gutya, uyu n'uwo natwise amezi 9 uri kunyubaha ukabigeza aha. Iyo bigeze kuri Kirenia riya yakora nibara. Nsigaye rero nirinda, mpaye nka nkirinda no kukuvuga kuko ndakuvuga riya kenda kunyica. Ubu nabuze uko nabigenza. Nanjye ubu sinzi inzira byanyuramo nakora nkaguhuza n'umwana wawe. Debora ati mba numva nariyanze. Niba umwana nibyariye asigaye anyanga bingana kuriya, njyewe ndinde? Ese ubundi ndiki? Ese ubundi nzakora iki? Ko kubaho nzi ko umwana wanjye atankunda, nzi ko amfitiye urwango rungana kuriya, ntabishobora. Ndaryama nkarota nabi. Ibaze ko nsigaye ndota Kirenia yari kuniga ambwira ngo ntago nkwiye kuba mama, ngo ntaga nshaka mu buzima bwe, singisinzira. Mba mfatishije agatotsi, ishusho yikanza mu maso, mbona mfitiye umujinya mwinshi. Nkabona ari kumbwira ngo
ndarutwa n'uwapfuye ngo aho kugira ngo mbe ndiho umutera agahinda basi iyo nza ngo kuba narapfuye byari kugira inzira. Ayo yose nta magambo ngenda mbona mu nzozi nkavuga mana naha bigeze. Sigaye numva butakira kuko iyo bigeze nijoro ndara ndwana n'isura y'umwana wanjye mubona mu yindi shusho. Rimwe na rimwe tatagira ngo nasaze kuko hari igihe mvuze induru yagera mu cyumba agasanga nyine ndicaye yambaza nkamubwira nti Kirenia, kambaza ati none Kirenia ari he? Ati Kirenia yaranyishe. Nagarura ubwenge ngasanga narotaga. Niba narasaze, niba ari byo nakoze biri kungaruka ntabwo mbizi. Ndajya kurya nkabona mu biryo harimo isura ye nkumva ndasaze. Imana imbabariye irya none ikantambutsa kino gikombe sinazongera gukora ikosa. Ni ukuri ndabasezeranya ngiye guhinduka mbe Debora utandukanye n'uwo mwari muzi, ariko byibura mumfashe basi umwana wanjye mbabarire. Ahari umunsi yambabariye nzaryama nsinzire. Kari ahumuriza Debora akamubwira ati muvande ndaza gukomeza ngerageze wenda numvishe Kirenia ndebe wenda kahari yakumva nubwo bigoye. Ariko nzakomeza ngerageze ndebe ko wenda yagera akava ku izima. Twigarukire kuri Hamza aba yicaye akabona Kirenia yarinjiye ahita aza amusanga. Kirenia akamubwira ati excuse me ntunkureho nje hano kuvugana nawe, ahita nigendera. Hamza ati nuko kuko nuko wakabaye umbwira nta no kundamutsa, ese ubona nagukumbuye? Kirenia araseka. Unkumbura? Wowe Hamza unkumbura? Sha ibyo jya kubibwira Kisha aba ari ujya ubwira kukumbura, njye ntukankumbure kuko njye singigukumbura, ntago nyigukumbura rwose. Hamza ahita aceceka akamubwira ati ngaho basi karibu. Kirenia ati rero buriya nubwo nje hano ntago ndi butinde, hari ikintu nje kukubwira ndahita nanigendera, ntago ndi butinde hano. Undi ati se ni igiki? Kirenia yababaye arabanza akiyumvira kabona agize umubabaro mwinshi, amarira agatangira gutemba. Areba Hamza akambwira ati koko wowe ntabwo natekerezaga ko ari wowe ushobora kuba warankoze biriya. Nta nubwo natekerezaga ko njye nawe twatandukana muri ubu buryo. Numvaga nifuza kuba uwawe ubuzima bwanjye bwose, nifuzaga ko njye nawe twazarambana ndetse tukanasazanya. Sinigeze ngukunda igice kuko nagukundaga byuzuye. Sinigeze ntekereza kukubura mu buzima bwanjye. Naguhaye byose uretse icyo ntari mfite, ariko ndebera. Hamza ati ariko be nagusobanurira
Kireni ati ntacyo nsobanurira, reba ibibazo byose ndimo, mfite ibibazo bya mama, nkagira ibyo witwa data, noneho hageretseho n'ibyawe. Igihe wakabaye undi hafi nangwa se igihe wakabaye uri hafi yanjye, nibwo wagize gutya usa n'ugiye kure yanjye, nibwo wagize utya usa n'untaye, kandi rwose ubu nibwo wakabaye uri iruhande rwanjye. Ubu nibwo ngukeneye kuruta uko nari ngukeneye mbere, ariko sinkubona, ntabwo uhari. Hamuze ati ariko ndahari mukunzi wanjye, ndahari mukobwa mwiza. Kireni yatigeze aho, urahari ndabibona, nuko usa uba uhari. Hamza, ndicuza kuba naragukunze, nzahora nkwibuka nk'ikosa rikomeye mu buzima bwanjye. Ndifuza iyo ntaza kukumenya, ndifuza iyo ntaza kuguha umwanya mu mutima wanjye, nabwo nakabaye nkomerewe gutya, nta nubwo byakabaye bindemereye kuri uru rwego. Kuki na mbere hose utigeze umbwira kuri Kisha? Njye naritapaguye nkubwira byose, nkubwira kuri Logan, nkubwira uburyo twakundanye, nkubwira n'uburyo twatandukanye. Kuki utigeze umbwira Kisha? Ese wabonaga ntari bubyumve? Nangwa nuko wari ukidukunda twembi? Ese wabonaga uzabimisha kugeza ryari? Inkuru yacu rero katuyisubikire ahangaha. Ese Kireni agiye gutandukana na Hamza burundu? Ese ubundi Deborah azagera ahabwa imbabazi? Iherezo rya Jesse ni irihe? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa na Mbabazi naguha, njyewe nitwa Atete, ninjye yandika kandi ni nanjye uyibagezaho.